bonye mu makuru hari amakuru avuga ko hari abakomando 9318 niba ribuka imibare neza bama 23 ba pasinzi yego ariko nabonye abantu rwose reka mbibasubize nafashe n'ama message menshi igenda gutya na 3 nafashe ama message abantu munabonye babigize inkurungu ko none singo ko tubona ngo General Makenga acumbagira nabyo ariko biba bingombwa tubasubize ntago ari abandi bati ntago abibonye umuntu nibuka wa mbere wajya guhura n'ibitutsi bya mbere umuntu bitaganya kugendera Faustin twagira mu ngo yajyaga azana ikintu umva Sandrine zo nazisomaga 99% wa musaza we wasara utanduranyije cyane we wagize gute na gute yeye ibintu nk'ibyo ngibyo naba bandi bavuga ngo bavuga urumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda iyo ugiye mu commentaire barasubizwa pe imbaga nini cyane kababwiza ukuri rwose kandi vraiment ukabona ni ukuri koko abantu barimo kubasubiza so rero ntekereza ko commentaire harimo gusobanuza ariko muri commentaire abantu banakubitirwamo korohera nkavuga ngo uvuga ndeba mu maso buryo ntukagira ngo ni mu kuba ndi romantique urumva bagira ngo tujyane mu kazi yego turagenda ijambo kurindi un commando désigne une petite unité ntabwo un commando ari umuntu commando ni itsinda nubwo iryo tsinda rigizwe n'abantu baba commando yego une petite unité militaire d'élite sibyo ni itsinda rito ry'ingabo bintoranwa sibyo spécialement mu buryo bw'umwihariko entraîné et équipé pour mener des opérations rapides ciblées et souvent dangereuses commando bisobanura iki no musirikare wahariwe urumva kuba ari mu itsinda rito ry'abagizwe n'abantu bake cyane bashoboka bintoranwa sibyo bafite ubunararibonye babitorejwe sibyo n'ibikoresho byihariye bibashoboza gukora operation mu buryo bunyarutse bwihuse buhamya mu cyico cible urumva kandi kenshi gashoboka uba burimo ibyago souvent dangereuse yego hano bagatanga urugero ngibyo bita sabotage gutesha umutwe wo mu Rwanda kumugaba bitero binyarutse nibyo bita kwinjira umwanzi mukarwana muri kumwe ibyo byose bifite ukuntu biteganywa byateganyijwe mu ntambara yego so ubwo buryo rero basobanuramo ibintu by'abagabo no mu gisivile ubukomando burashoboka bavuga yuko umukomando muri cadre ya gisivile ari imikorere y'itsinda rito narwo ry'abakozi nko mu company bahuye n'ikibazo bakagikemura mu buryo bw'irengayobora n'ibikoresho bike bafite ku buryo umuriro ushobora kubura mukavuga buti ntabwo dufite kenkabiri hafi tugira gute dupfundikanye insinga zihari ari umugabo w'umuganga wari ufite ubumuga bwo kutumva w'umunasi ubwo nabwo abantu baramubuza muri iyo myaka izina rye kurishyira mu kiganiro ntabwo ari ngombwa higeze kuba operation yo kubaga babura umutsi w'umuntu niba batandika amateka yabo agenda yazi babuze umutsi ubundi imitsi igira amoko abiri buriya wakoze pass out y'abakomando nibura 500 200 400 100 igihumbi nese yobonaga ari abantu 500 cyo igihumbi bwana mashaka bavuze nibyo nibo kuvuga ntabwo wakora pass out y'abakomando 9,000 mu 9,000 byakoze pass out ahubwo wakoresha ikose urumva cyangwa se wakwinjiza ingabo nshyashya kuko byombi ari abakayote cyangwa ari abasanzwe bari kuri refresh kose byose birashoboka ahubwo itsinda rito muri 9,000 urumva nibyo ryahabwa specialisation commando ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited n'abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese.
ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, nimubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali n'i Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakunzi ba Gasaro TV turabaramukije umurere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, muri abantu b'ingenzi cyane, ariyo mpamvu natwe tudari kujya tubagezeho ama update agiye atandukanye no ku ngingo zigiye zitandukanye. Ndi kubona Mashari ni umuntu wacu nzi neza ko benshi mukunda ubusesenguzi bwe. Masha Karame, umeze ute? meze neza. Namahoro? Yego. Cyane amahoro y'umunyabyaha. Oya, nta kibazo. Maze iminsi mvuye muri penetensiyo. Kandi utabyemera. Ubundi penetensiyo ariko uzi ko penetensiyo ari mabuso. Ntago mbizi. Ni mabuso. Nafunzwe ryari? Ndavuga mu sobanura amagambo, munye ugiye mu gusobanura amagambo. Umva iby'Imana tujye tubyihorera. Nabonye benshi bagutera amabuye ati ibintu by'Imana babivangavanga, ati mujye mubireka Mashari mu bintu by'Imana ntimukabivangavanga. Bazabyibuka nyine igihe cyabo cyageze. Ntago bikinirwamo. Bari abantu nyine, abantu b'iki gihe Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka bazabifuza kumva ibibaryoheye, n'ibiryoheye amatwi yabo, kandi ngo bazaba bagoreka ibintu, ubururu babwita umweru, umweru babwita ubururu, ibintu biri aho ngaho gusa abantu umuntu ababwiza ukuri ntibashaka kumva, ariko ntago ari agahato. Niwe wabigoretse nyine uvuga ngo niwe bafite amatwi agoramye, ubwira umuntu banagashaka kugira ngo yumve ibihuye na santima ze. Yego. Ikindi abantu bafata Imana nka dictateur, ibyawe ntibivugwe ko twabihatuye tubyumve dutyo, azifu tuturi nayifu tudafite ubwenge. Kandi rero bituvuga byose ari uhatira umuntu kumva ibintu, ntawe mbuza kuvuga, ntawe ntegeka kumva ibyo mvuga. Yego. Ariko igihe kiratubwira, abongereza bavuga ngo time will tell. Ibyo utumva uyu munsi uzabyumva ejo. Yego. Paulo yabwiye abantu ko hari ubwo umuntu uzi ibintu usobanukiwe, sibyo ukomeye, niko avuga, nakoresheje umuntu ukomeye, ngo ntagusha abakiri batoya kuko ngo bakiramizwa amata, sibyo. Yego. Ariko ngo ababwire ibyo bashobora kuguna amagufa. Hari igihe ibyo tuvuga biba byahuye n'umuntu udafite capacity ya understanding y'ibintu bikomeye kuko akiramizwa amata. Hakaba none nubwo tubwira abantu ibintu by'abaramizwa by'abaguguna amagufa, urumva nyine kuko bamaze gukomera, nabwo twabwira iby'abaramizwa amata bakavuga ati kuminsi ko nta bintu mwashyize mu by'imikwaju nyine. Niko audience imera, ntabwo washimisha audience ku tuntu twose, ariko bumva ibintu baba byumva burya. Ya reka nihute ngiye nkubite mbangura kuri uyu munsi ninjire mu makuru bwana Mashari, aho nabonye mu makuru hari amakuru avuga ko hari abakomando 9318 niba ribuka imibare neza, bama 23 ba pasinzi. Yego. Ariko nabonye abantu rwose reka mbibasubize, nafashe n'ama message menshi igenda gutya na 3. Nafashe ama message abantu munabonye babigize inkuru ngo none singo ko tubona ngo General Makenga acumbagira, nabyo ariko biba bingombwa tubasubize. Ntago ari abandi bati ntago babibonye, nazifashe nyine kugira ngo zikuzi kwereka. No mbona abandi gende inyuma gutya, mbona abandi ngo yongo biragaragara yuko rwose ngo yarasiwe Rubaya. Ntago nyine ubona idutekereza tw'abantu mukanya n'unyoreje ati burya ejo bundi cya gitero Makenga kirasiwemo, nyine ukabona hari abantu batabazi n'amakuru. Ntago
Makenga yarasiwe Rubaya nabonye hari umuntu wabisobanuye neza ati ni muri RCD yego kandi mubwiza ukuri ariko ntuvuga ko wenda ari ukutuha agaciro abadukurikira kuko nabo wenda babiboneye ahandi aho sini wacu hano wenda kuko ntabwo inkuru turayikoraho yego natwe rega turumirwa natwe tukumiza abandi umuntu utazi ko Jenerali Makenga acumbagira nko giye rwose namubwira sibyo mvuga se Sandri nta kintu kibazo ufite cyo cy'abakomando cyo tugisimbuka yego Jenerali Makenga mu buzima bwanjye mubuza acumbagira na umva nkubwire ariko Marsha nago tuba ngo twisiga insenda hari umuntu ushobora kuba dukurikirana ibyo atarabizi nyine ariyo mpamvu ngewe ndaha ngo musobanurire ko ari muri RCD atarasiwe Rubaya yewe ntabwo rwose nanashinzwe kumenya aho Jenerali Makenga yarasiwe ubuzima busanzwe Jenerali Makenga aracumbagira sibyo cyo wambwira hari utabizi koko ariko hari nabiyobagiza imbuga nkoranyambaga turi ku rugamba rw'abantu byo bita gukora ikintu kimisiridinga abantu gituma kibavana abajyane ku Makenga arashwe sibyo yego ntabwo abandika abanga barinjije igiye ko mbyumva nabahanga bagoreka amakuru bayazi niyo mpamvu kubabwira ni kimwe uwaje ari umwe babiri utarubizi ni cya kabiri yego ariko buriya ukuntu ubona dusaba abantu commentaire tukabasaba like tukabasaba subscribe tukabasaba share sibyo yego Sandrine niba ukoze ikiganiro kikagera mu 50 kikagera 5 kikagera commentaire 100 cyangwa 50 nikikwereka yuko ibyo dusaba abantu birabiri ko ari bine biragoye yego ntago bikorwa na buri muntu wese n'ujya kwandika muri commentaire kubera ukuntu amanza gukaraga ubwonko akara muri video yose y'abakomanda 9,000 sibyo yego mu magambo Makenga yavuze muri disikuru yavuze akita uko Makenga atambuka dutu turufasa n'ucumbagira barimo ikibazo no kuvuga ngo muri pass out y'abantu 9,000 mwimbwirwa n'ameje na Makenga yavuze mu basore beza n'abakobwa beza bamurinda imbaga iraho mora indirimbo zakoshejwe akarasisi kakozwe nabonye bavuga ati kabisa wabonye ko Makenga acumbagira for what reason nuko Jenerali Makenga acumbagira is a commander mu komanda ashobora kubaho rwose adafite n'amaguru yombi urumva kandi agakomandinga iki urugamba so kubera iki uwo muntu yahisemo icyo ngicyo rero niyo mpamvu nakubwira rero ngo utabizi uwo mwe tumugomba ko Makenga acumbagira kuva na kera ubizi yakamye ikimasa kuko ntabwo bibuza Jenerali Makenga kuba Jenerali Makenga yego niba mushaka azagenda mukandireho azamubona Jenerali wisize senda kuriye abantu basubiza bashaka gukarabira ubwonko bw'abantu bose bujye umenya azagenda mukandire azamubona ubwo se ashaka iki nk'ubu nubwo nyine abamukandiye hagahura n'ibye kuko nibyo bisubizo yahabwaga niba ari uwiyobagiza ahita abona yuko nkunda gukurikirana nk'amatweet za konti ya Twitter niyo nkurikirana cyane yego imbuga za WhatsApp za YouTube zirangwa kuko ziba ari nyinshi ariko nazo nyine ngira gutya nkanyuzamo kuma commentaire biragora ariko nkaza Twitter ko abantu bazizi tubaro tuntu duke dukurikiwe na commentaire nazo ngufi kubera itegeko rya Twitter ko riteye kubasha kubona ibyo ngiye kukubwira ukuntu abantu biyobagiza bajya bakubitwa umuntu nibuka wa mbere ajya guhura n'ibitutsi bya mbere umuntu bitaganya kugendera Faustin Twagiramungu yajyaga azana ikintu Sandri zisomaga 99% wa musaza we wasaje utanduranyije cyane we wagize gutana gute yeye ibintu nk'ibyo ngibyo naba bandi bavuga ngo bavuga urumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda iyo ugiye mu commentaire barasubizwa pe imbaga nini cyane kababwiza ukuri rwose kandi vraiment ukabona ni ukuri koko abantu barimo kubasubiza so rero ntekereza ko commentaire harimo gusobanuza ariko muri commentaire abantu banakubitirwamo yego ukazana dossier ukayikubitishwa pe ugashya neza ugakongoka ukibaza cyakuzanye mu gukora topic runaka itagize gute Jenerali Makenga kuba acumbagira kuba agize gute nta nkuru bigize mu gisirikare cyane ntago Jenerali Makenga umuntu ukigenda abundabunda mu ndaki afite ibifara afite kajugujugu afite buri kimwe cyose ikintu M23 ni igisirikare gikomeye cyane yego rwose ahubwo icyo nasizaniyeho nabandi nabo kuzini mbuga nkoranyambaga ni cya kindi cyo ntabwo twavuga ngo twakinyuzeho ngo twe kukivuga ni cya kindi nyine cya credibility cyangwa se authenticité y'ukuntu wasobanura ukuntu umutwe w'inyeshyamba nyine upasingisha ukora graduation y'abantu bafite specialisation military specialization urumva mu cyo bita commando urumva mu cyo bita commando kuko nahoze ndeba gutya nimugoroba igisobanuro cy'ikintu bita commando kugira ngo tujye tugisobanurira abantu cyo kitwicaza aha ngaha yego
ndanagisubiramo abantu kugira ngo batagira ngo ni ibintu umuntu nyine aba yahimbye. Komando bifite icyo bisobanuye, ari na mpamvu turi bufatire aha ngaha. Ariko komando hano mu gifaransa baravuga ngo un commando désigne une petite unité militaire d'élite. Aha turajyana ntajya nkorohera nkavuga ngo uvuga undeba mu maso buryo ntukagira ngo ni mu kuba ndi romantique, urumva bagira ngo tujyane mu kazi. Yego, turagenda ijambo kurindi. Un commando désigne une petite unité. Ntabwo un commando ari umuntu. Komando ni itsinda, nubwo iryo tsinda rigizwe n'abantu b'abakomando. yego, Une petite unité militaire d'élite, sibyo? Ni itsinda rito ry'ingabo b'intoranywa, sibyo? Spécialement mu buryo bw'umwihariko entraîné et équipé pour mener des opérations rapides, ciblées et souvent dangereuses. Komando bisobanura iki? Ni umusirikare wahariwe, urumva, Yego. kuba ari mu itsinda rito ry'abagizwe n'abantu bake cyane bashoboka b'intoranywa, sibyo? Bafite ubunararibonye, babitorejwe, sibyo? Yego. N'ibikoresho byihariye bibashoboza gukora operation mu buryo bunyarutse, bwihuta, bwihuse. buhamya mu cyico, cible, urumva? Kandi kenshi gashoboka buba burimo ibyago, souvent dangereuse. Yego, Hano bagatanga urugero ng'ibyo bita sabotage, gutesha umutwe wo mu rwana, kumugaba ibitero binyarutse, n'ibyo bita kumwinjiramo, kwinjira umwanzi mukarwana muri kumwe. yego, Ari naho habamo nyine kurwana ibya amaboko ku yandi. Noneho hano bakanavuga yuko ubwo buryo bw'abakomando mu bindi bisobanuro bya komando bakanavuga ko abo basirikare bafite iyo specialisation. Umvuga udukoryo tw'abakomando. Ubw'ingabo bundi zirwana zirebana gutya amaso ku amaso ku yandi, bamwe hakurya abandi hakuno. Abakomando barwanira mu bitugu by'umwanzi bamuca inyuma. Ni ukuvuga ngo bo ibyo bita kudoginga, bakudoginze baza kukurasira inyuma. Ariko abakomando noneho bica uzi ibaza, ariko kuburi burasana ureba hariya ukumva abandi bakuri inyuma, kandi bucece kuko ni bake, kandi rapidoma, kandi mu cyico cible, kubera ko uburyo bwo kurasa abantu bazi iby'intambara byo ntabwo wambwira ngo buri sasu byose bijya twumva hakujya twumva ngo umujyi wagoma amasasu avuga ujya somva harimo kuba ari cible, amasasu yaturika kuri buri yose rimwe rirasa umuntu, birashoboka. Birafite uburyo bw'intambara byabigenewe, ibyo bita rapid fire, kurasa amasasu menshi ni komando bahiyoda mukayikora, cyangwa kurasa amasasu make ya rimwe rimwe, ibyo bita single fire. Ngira ngo ibyo byose bifite ukuntu biteganywa, byateganyijwe mu ntambara. yego, So ubwo buryo rero basobanuramo ibintu by'abagabo no mu gisivile, ubukomando burashoboka. Bavuga yuko umukomando muri cadre ya gisivile ari imikorere y'itsinda rito narwo ry'abakozi nko mu company bahuye n'ikibazo bakagikemura mu buryo bw'irengayobora n'ibikoresho bike bafite, ku buryo umuriro ushobora kubura mukavuga buti ntabwo dufite kenkabiri hafi, tugira gute dupfundikanye insinga zihari mu kanya gato akazi kagomba gukorwa gakorwe mukoresheje ibintu mufindafinze bivuye mu gukoresha ubwonko cyane na skills mufite muri ako kanya. Ariko siyo tugamije ibyo ngibyo bya gisivile gusa. Groupe commando gusa action commando n'umusivile yayikora, urumva, bitewe n'uburyo bumuri hafi atetse imitwe akagira gute bigashoboka. Ngikora ibyumba, iyo story y'abantu mu bitaro b'ibyumba barayizi. 9 abantu barayizi kuko nakoreye ibitaro bya byumba giye, ariko 9 warakoraga. Nakoraga ndetse nakoraga mu bitaro bya byumba, ariko ndi detached mu kigo cya gisirikare cy'ibyumba. Abyo n'ibana barabizi. Noneho hari umugabo w'umuganga wari ufite ubumuga bwo kutumva w'umunasi, ubwo nabwo abantu baramubuzi muri iyo myaka. Izina rye kurishyira mu kiganiro ntabwo ari ngombwa. Higeze kuba operation yo kubaga babura umutsi w'umuntu. Niba batandika amateka yabo genda yazi. Babuze umutsi, ubundi imitsi igiramo kabiri buriya. Iyo biti imijyana n'imigaruro. Tweye dushyiramo abantu amaserumu n'iki dushyira mu migaruro kugira ngo nyine serumu izigarure ya maraso iyagarura umutima. Ngira ngo niyo imijyana rero iba yakuye amaraso mu mutima irimo yatembereza mu mubiri w'umuntu. Iyo mitsi iratandukanye, bimwe byita vein, dutera amaraso muri vein, amaraso ashyirwa muri vein, serumu ishyirwa muri vein, imiti ishyirwa muri vein,
ubundi nta miti ishyirwa muri aritere na cyane ko aritere ziba zitabitse ziri kure cyane y'umubiri ntabwo ibitubona ari amaritere ntushobora kubona aritere zigenda imbere uwo mugabo kuko iyo mwabuze imitsi nk'ukuntu bavura abana barabizi ntabwo ujya ufatiye ku gahanga iyo mufatiye ku gatsinsino hose aho ubonye vene wayifata bitewe na hose uwo mugabo yaje kubera no ko hakundi kugira umugabo wo kutumva yaje gukora aranjoma sibyo abaganga byarabashobeye abantu bize ubuganga n'abandusha ubumenyi mu biganga bazatubwira ukuntu umuntu yabigenje ngo afata aritere ariko afashe aritere nibwo buryo bwonyine bwari busigaye buhari urumva ngo ubuzima bw'umuntu burarokoka yego abasha kubaho abantu batese serumu kisanga ije muri vene we kanaka washyize muri aritere ati giye nubwo mba ntumva byo muvuga ngo twumvikane ariko gira amanaga byananiranye bigenda gutya iyo agisiyo namutaranditse ibyumba muri hôpital ya byumba ariko irazwi irahari abantu bakuru barayizi bari kuri level yo kuba twaduhanyije imyaka so un commando mu buryo bwa gisivile birashoboka aba bantu nkuriya muntu wakuye umuntu muri Nyabugogo amazi agiye kumutwara iriya nagisiyo commando kuko yari umusivile ntago ari mu marine ariko ajya kurohora wa mwana ni inkuru yanditswe no mu Rwanda biriya nagisiyo commando so tujye mu bya gisirikare rero tukimara kubona criterias z'uyu musirikare sibyo barwana ari bake 9,000 ntago ari bake kuri training yego wambwira ko wakoze pass out y'abakomando nibura 500 200 400 100 igihumbi nese yobonaga ari abantu 500 cyo igihumbi bwana mashaka bavuze nibyo nyine ndimo kuvuga ntabwo wakora pass out y'abakomando 9,000 mu 9,000 byakoze pass out ahubwo wakoresha ikose urumva yego cyangwa se wakwinjiza ingabo nshyashya kuko byombi ari abakayote cyangwa ari abasanzwe bari kuri refresh ko byose birashoboka ahubwo itsinda rito muri 9,000 urumva niryo ryahabwa specialisation commando kuko na commando bemo segima nyinshi baba mu mazi mu kirere ku butaka para commando muri kimwe cyose ibyo byo ni ikintu kigari cyane twavuga yari impaka zanya naho mbanze shingira umwe ku mpaka nabonaga nijoro ku mbuga nkoranyambaga nyine barimo bavuga ati no gukanga adversaire ati ntabwo wakora pass out y'abasirikare 9 b'abakomando kubera specialisation ibaza ariko ufite ingabo zingana gutyo zishobora kwica amatsinda matoya zikarasira umwanzi inyuma zikagira gute bari bafite graduatinze commando Tshisekedi yahita afata indege igihugu yajyamo cya hafi ni Bangladesh sibyo nakubwiye ubushize mu kiganiro twakoze ushoboye gukora graduation y'abakomando 9,000 urumva akarere East Africa yose yahita ikora inama ko kanya Union Européenne yakora inama ndetse na OTAN yaza kureba ikintu cyabaye kugira ngo training y'abakomando n'ubu wabona yagiye urumva ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia Hyundai hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya bayisubiza agaciro kayo yahoranye zaba za Kia Hyundai full electric na hybride abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi abarimo kuzigura ntimugire impungenge ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054 Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ko kanya ibyo
abayiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.